Uyu mukambwe wavukiye muri Puerto Rico, Guinness World yamugize umugabo wa mbere umaze imyaka myinshi ku isi. Uyu munsi yuje imyaka 112 n'iminsi 327. Muri iyi nkuru turagaruka ku byatangaje byamufashije kuramba. Kuba byemera Imana niyo itanga kurama, hari ingero nyinshi zibigaragaza byabera gihamya buri wese. Hari abatari bake bavuka bagahita bitaba Imana, hari abatabaruka ku myaka 10 ndetse na 30, bigatuma benshi bavuga ko kurama ari umugisha Imana itanga. Emilio Flores Marquez udafite iryinyo na rimwe mu kanwa, umugisha yagize wahira bake. Uyu mukambwe uyu munsi yuje imyaka 112 n'iminsi 327. Kuri wa gatatu tariki 30 Kamena 2021 nibwo Guinness World Record yamugize umugabo wa mbere umaze imyaka myinshi ku isi, yandikwa mu gitabo cy'abanyaduhigo. Emilio Flores Marquez yabonye izuba tariki 8 Kanama 1908, akaba yaravukiye Carolina muri Puerto Rico, akaba ari umwana wa kabiri muri 11 yavukanye nabo. Yabyawe na Alberto Flores Melendez ndetse na Margarita Marquez Galicia. Mu kiganiro yagiranye na Guinness World Record ubwo bamushyikirizaga certificate igaragaza agahigo yesheje, yagarutse ku byamufashije kuramba bidasanzwe. Yagize ati, data yanoje urukundo, anyigisha gukunda buri wese. Buri gihe atubwiraga gukora ibyiza njye n'abavandimwe banjye, akadutoza gusangira n'abandi. Uwari ufite aka gahigo ni umunyaromania Dumitru Comanescu, wabonye izuba tariki 21 Ukuboza 1908, akaba yarahawe certificate y'agahigo ko kurama na Guinness World Record tariki 27 Kamena 2020 mbere yuko atabaruka. Akaba yashizemo umwuka afite imyaka 111 n'iminsi 219. Iyi ni Stream Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Ni byiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije nuko bukeye.